ubwo nyine ni target ya Nzizera ahinduka icyo ari cyo. Yaba ashaka kwiba ihene ahinduka ihene, yaba ashaka kwiba intama ahinduka intama, yaba ashaka kwiba abantu akareba uburyo abibamo. Mwungu hari inama igeze kuba murenge wa Gatenga yahavugiye ko ari umuntu wacu kuko ubwo arafite target yuko azatwiba. Yesu avuga ngo mu bisekuruza bararebye basanga afite icyapfana na mama. Ngenda shiduka ndumirwa, abantu bose bari bahari, ngenda numiwe ukuntu Nzizera abayo muri famille. Abonye ibyo bidahagije noneho ashaka kuba n'umukwe kugira ngo azatwarire rimwe byose. Iyo ashaka kwiba abantu akora ikintu kiberanye n'ibyo agiye kwiba. Niba ashaka kwiba banke ayikorera ibyangombwa byo kuyiba nyine. Niba ashaka kwiba umuturage nyine umukecuru amukorera igishimisha umutima we kugira ngo amwibe. Niba agiye kwiba abajene aba umujene akaba umusirimu agasirimuka akiba abasirimutse. Hanyuma mukuru wanjye wambaye nema Virginia ni umugome mubi cyane. Ari Nzizera mabure nawe ni umugome mubi cyane kuko bose boreka imitima y'abantu benshi babahemukira abanyarwanda ntacyo babatwaye bari guhemukira babimufasha yagejeje mpari ari urukiko yahageze mpari aranamunyereka ngo uyu mwana nawe ni wa mukecuru. Uwo muntu mwakabyaramwe muri Bibiliya muri Izayi murongo wa 10 kuva kuri 1 kugera kuri 4 ndahamutuye ko yuko umuntu urenganya imfubyi n'abapfakazi n'abakene akabatwarira ibyabo akigira imana nkuru ngo imana nkuru nayo isaza imwereke. Ni ukuri narekeraho ngakurengera igisambo kuko Reka twongeye tubasuze rero abakunzi bacu bakadasohoka nkuko tumaze iminsi rero tubibagezaho tukaba turi gukurikirana inkuru zijyanye n'amaguyi cyangwa n'ibibazo byagiye bivugwamo umugabo witwa Nzizera birimo ubwambuzi, ubutekamitwe, ubuhemu n'ibindi. Hanyuma none rero tukaba dusuye uyu mukobwa yitwa Solange akaba ari umwe mu bana ba wa mukecuru w'Imurambi nkunda banyanga. Hanyuma rero tukaba tumusuye kugira ngo turebe ese byifashe bite ubuzima abayemo bumeze bute cyane ko yaduhamagaye atubwira ati ngenda babaye cyane kuba naravutse ahantu hazima ahantu hari ibya data bikaba birimo biribwa na Nzizera abigabira uwo ashatse abigurisha uko ashatse ariko ngewe nkaba ndi mu buzima bubi nkuko mubibona rero ahangaha naho bari akaba kodesha. Turabona harunze amabuye nyirinzu arimo aramwubakiraho kuko yabuze aho amushyira. So tukaba rero tugira ngo twinjiye mu gikari reka turebe niba ahari ariyo hanyuma nawe tumusuhuza hanyuma tumubaze uko byifashe hano. Murahari? Mwiriweho? Komera cyane mukobwa mwiza. Umeze neza? Hanyuma rero ngira ngo wakwigira imbere turi kumwe n'umukameramani hariya nawe wamupepera wamubonye. Usese badukubitanye. Uriya nawe baramudishye. Oya igihe bamukubise nanjye baje no kugira ngo bankubite. Yego. Ariko nyine abana bavuga ko nsinziriye nari ndimo gusenga bwari nka saa 7. Yego. Abana bari bakireba amafilime. Noneho numva nyine bari kuvuga ati mama arasinze ngo yango mubyuke ngo nako ngo mama mumureke niba yaryamye mwebwe muze mukingure tubasuze tu inshuti za mama. Naho twafungura abantu babagabo nkamwe ngo ari nijoro kandi utaraba. Reka mbasuze cyane muri kuri The Vibe ndi Danton Gasigwa. Haryo ubu natumiwe bifuje kumpuza n'umuntu ngo twakubitiwe hamwe bwo nagiye gufata inkuru. Sola uraho? Murabona sa Danton amakuru. Amakuru ni meza yawe. Ngusanze hano mu rugo rero ndabona umeze neza. Urakoze ni Imana imeresheje neza. Byari byifashe bite se nyuma ya cyagihe? Ariye ngo nawe ngo warakubiswe? Jewe umunsi bagukubita bahise baza hano. Barakomanga abana bari bakireba filime nuko rero barangisha ati nindukomanga. Ati ni inshuti za mama aze mama ko yasinziriye unacyo mufungure namwe tubasuze kuko turi inshuti za mama ngo hoya mama ntaraba presidenta kuri twe kandi wasanga muri abantu babi kuko mugenda nijoro cyane
ngo abantu basinzire bose se ubu tubafungure mukatugira nabi ngo yango twebwe turi inshuti za mama tuje kureba mama wanyu n'uwo yasinzire mufungure namwe tubasuhuzeho. ngira ngo urabatazi impamvu y'ibyo ngibyo gukubitwa nk'uko uyu ni umwe mu bakobwa ba nkunda banyanga harya indi nirihe nkunda banyange busheniya. yego uyu rero uyu mukecuru yavuzwe cyane bitewe n'isambu cyangwa se umutungo wabo uri mu karere ka Kicukiro umurenge ni Gatenga akagari ka Sabaganga umudugudu wa Sabaganga. ni isambu rero ngira ngo yavugishije benshi havugwamo uwitwa Nzizera Aimable bivugwa ko ashaka kuyiriganya uyu muryango ndetse hari n'amakuru avuga yuko hari na bimwe mu bibanza byamaze kugurishwa bikanavugwa kandi ko n'isambu yamaze kwandikwa mu mazina yande ya Nzizera. Nibyo amazina yanditswe kuri mama we ariko ntabwo ibyo byose mama arabizi ko ngiye bamara kumpereza ibyemezo n'amazina baguze ibibanza 9 nageze kwa mama wambwira ko kafite icyangombwa cy'ubutaka cye mu nzu aryamanye nacyo nta wakimukuyeho n'isambuye ntaho yagiye. Iryo joro nyine mpavuye nibwo baje kubaza Nzizera nako baje guhamagara umuntu bizeye barebye cya cyangombwa ngiye kuko mama atari yakinyeretse kukazi ko ndi umugambanyi ngo muzanira n'ibyo abagambanyi bampaye. Rero umuntu bizeye bamutumyeho ne waje kureba UPI number y'icyangombwa mama bitsa asanga itabaho. Noneho uwo musore ubu yarashatse ariko ntakiri umusore ni umugabo afite umugore. Arangije bamuhaye ahubwo UPI number nahawe y'ukuri n'urwego rw'igihugu rwemewe basanga nibyo koko isambu yagurishijwemo ibibanza 9. Noneho arangije kuba yamenya ukuri nibwo babazaga Nzizera nawe basobanurira ibyo tutazi. Ntabwo twamenye ibyo Nzizera aje kubasobanura kugira ngo ibyo bibanza 9 yarabigurishije. Nta na kimwe tuzi gikorerwa mu isambu yacu muri makeya. Mu biganiro byatambutse urushize mwagiye mugaragara nk'aba bana b'umukecuru muvuga muti Nzizera aratuvangira umuryango, Nzizera duteranya na mama, hanyuma ushaka kuvuga ko cya cyizere umukecuru wanyu yagiriraga Nzizera akemera mwebwe kubatera umugongo. Bishatse kuvuga ko Nzizera nawe noneho ari guca inyuma agashaka kugurisha ubutaka bwe mukecuru abitse icyangombwa cy'igihimbano. Nibyo koko byarabaye kuko ngewe nagendanye n'umuntu kugira ngo wenda hazabe impaka wenda anantangira ubuhamya kandi nanajya bari bambwiye ngo njyane n'umukuru w'umudugudu waho ariko umukuru w'umudugudu waho yahamagaye avuga koko nyine nshaka kuzayo ngo yanze kumperekeza nawe nyine ntabwo anyumva nta bantu batwumva yaba ari ku kagari cyangwa se ku murenge kuko ibintu byacu birazwi cyane gutaka kwacu birazwi ariko nta muntu n'umwe ujya utwumva ngiye n'abakuru banjye. Ariko nanone ndagira ngo wibutse abantu uku gutandukanwa k'umuryango Nzizera bifitemo uruhe ruhare Nzizera ni ikihe gisobanuro afite umuryango wanyu? Nzizera ubundi ngiye muzi ko yuko atari umuntu mwiza kuva nanamubona n'umunsi wa mbere namubonye nagiye ntavuganye navuga ko nanasuzugura. Byaje muri 2018 nibwo ahingutse iwacu ndamubona none ndigendera mbasigaho ariko nyuma yaho ibyagiye bikurikiraho n'amafaranga agiye afasha mu rugo barangije kubona isambu zari miliyoni 9 gusa. Muri miliyoni 9 rero yifuza gutwara igice cy'isambu yacu isambu ihwanye na miliyari 3 yifuje gutwara icyo gice nabwo igice abona kitamukwire none arifuza gutwara isambu yose. Kuva mu kwa gatanu isambu yaboneka urukiko rusa nkaho rwarangije twegurira iyo sambu ni nanjye avuganye na nyuma n'ura perezida w'urukiko ambwira ko kari guteraho kashi nabwira ngo ngiye na mama twajya gufata icyangombwa mpita mbwira Nzizera nti genda ufate mama ngiye ndi gusuka umuntu uko nye nkora ibintu bya saro ni genda ufate mama mugende ku rukiko. Ubwo rero kuva bavayo twaje gukoranaho gakeya akora ashaka gupima imihanda twabaga turi kumwe n'abantu babizi bakatubonana na mukuru wanjye wambaye n'amavirishini nicyo gihe abaturage bamperuka kandi buri rasambitanya no kuburanwa hariya ninjye abaturage bari bazi ni nanjye wagendaga nkababwira ni tuzakora inama n'umurenge n'akagari cyangwa se n'akarere abaturage ninjye wabarikaga intimuze dukora inama muvuga uko amakuru isambu yacu yagiye. Ubu abaturage byarabumije kubona ntakikandagirayo ko n'isambu data fuwa yaboneka banciye ku isambu ya data.
uko gucibwa rero kwaje gute? ni Nzizera mabura bidukoze ate yaduteranyije na mama ngo twebwe dukorana n'abafungishije mama bamushyizeho jenoside ngatubonye ku gisimenti hari ikindi yatubeshye ngatubonye mu gatenga kandi icyo gihe yaduhamagaye gendeka n'umukira wanjye nsanga bakuru banjye mpagera ari saa 9 nanyandikiye na message ngo ko natinze ndihe mageze yavuze ko mama yaducenga ari ushaka kudufasha ndamutuka cyane naherekejwe n'abantu babiri bo mu mugongo restaurant bamwishyuza nayo ndi kumuganaho mubwira nti wigenda utanyishyuye itiki yanjye nishyure bakuru banjye baza umwe avuye Kagugunda avuye Rurindo mpereza itiki yanjye byari 600 yashaka kujya mu modoka nta kintu yishyuye none nabo bo mu mugongo restaurant nasize ari kubishyuriraho ariko yaragiye abeshya mama ko ngewe ngo yambonye na bakuru banjye ko ari babiri ngo turi kugambanira mama ku murenge hariya mu gatenga mama wawe nawe arabyemera bivuze ko yabahise afata Nzizera nka muhungu we mwebwe akabafata nk'abagambanyi yego ibyo byaje kugira ngaruka ki mu muryango? turabihorana buri gihe bahora bavuga ko turi abagambanyi batwigisha kubera ngo turi abagambanyi ndi kurengerwa hano ubukene bwaranyishe n'abakira banjye ntabwo bakiboneka cyane amafaranga arabuze ubu ndi kwibaza rero kurengana cyane kubera ko nizwe umugambanyi ku mukecuru wanjye mama nkunda cyane naburaniye n'amarira yanjye murayazi ku mbuga nkoranyambaga afunzwe nyuma yo gufungurwa nkaho nakishimanye n'umubyeyi Nzizera mabura yahise amumbuza ahubwo atangira kudushyiramo imyuka mibi hanyuma kugira ngo Nzizera umukecuru amugirire icyizere ni iki yakoze gituma koko ibyo yabwira umukecuru uri umubyeyi n'umwana ni ikintu gikomeye bafitanye isano yo hafi ni iki yakoze kugira ngo atsindire umutima wa mukecuru amwizere kuruta uko yakwizera mwebwe abana be? ubushize meruka yo mukuru wanjye yaravuze ngo ntabwo ashaka kongera kuhambona aranansohoye ubundi target ni ya mukuru wanjye ushaka kuturya umutungo kuva kera rero wambaye n'amafrigine kuva kera 2016 yavuga ko isambu igiye kuboneka hakameneka amaraso agakorera n'aba bantu kuva icyo gihe avuga nabi tuvuga nabi kugeza ubu ngubu ubwo sinzi undi haba hari amakuru avuga yuko yaba hari umubano wihariye cyangwa ari umugore wa Nzizera bivuze ko rero ubwo Nzizera yabinjiyemo tubwire we wamugani uziki iwanyu wamugani si umukwe rero uwo mukwe yaba mukwe yaba iki ntabwo ngiye nanabyitayeho pe kuko uriya mukuru wanjye namubyere n'umwana mu batisimu ubundi kurengana cyane roho yanjye irahashirira wenda utararengaho ngaho umubano we na Nzizera n'uwuhe habayemo guteretana umubano bose n'abanyenda n'abagome bahuje ubugome n'umutima mubi nta guteretana sanzwe ari umugome kuva kera nta guteretana kwabayeho se nibura ngo avuga ati uyu mutungo ndashaka kuwutsindira nyuze kuri uyu mukobwa ubwo nyine ni target ya Nzizera ahinduka icyo ari cyo yaba ashaka kwiba ihene ahinduka ihene yaba ashaka kwiba intama ahinduka intama yaba ashaka kwiba abantu akareba uburyo abibamo nk'ubu hari inama igeze kuba mu murenge wa Gatenga yahavugiye ko ari umuntu wacu kuko ubwo arafite target yuko azatwiba yese avuga ngo mu bisekuruza bararebye basanga afite icyapfana na mama ngenda shiduka ndumirwa abantu bose bari bahari ngenda numiwe ukuntu Nzizera abayo muri famille abanye ibyo bidahagije none hashaka kuba n'umukwe kugira ngo azatwarire rimwe byose yanakoze ariko yarongoye nka mushikiwe bwa mbere avugiye hari executive w'akagari n'umurenge bakoresheje inama abaturage basabaganga hari abaturage barenze 10 twari aho ngaho turi benshi yahavugiye ko yuko mukecuru bakagombye kumwitaho kamufata neza kuko ari umukecuru we bafitanye isano noneho nyuma y'iyo sano nibyo naherukiye aho ngaho gutana kwahise gutangira kuza ari kugenda tugambanira birangira noneho numva abanyamakuru babaza mukuru wanjye ko aroga ngo yagiye kuturoga Tanzania ubwo nanjye mba nibaza ukuntu abantu baba baza amakuru yacu ngiye ntanamenye ngo nuko nari umugore wa Nzizera mabure ibyo byose n'abanyamakuru bari babizi gutangaza ati nta bibembe ndwaye nta nawe nta bira byose pe buraba bazi ko ngiye bavuze mukuru wanjye no sinjya mwandagaza nkuko yanyandagaza sinigeze mbinjira mu buzima na Nzizera mabure n'ababuze uwo mubano gusa nuko bibagiwe ngo iyo sambu ibonetse hari icyo natanze hari n'icyo natakaje umwanya ku iyo sambu imyaka 9 twaburanye itangira kuburanwa ni ngiye wari ufite amafaranga nari ntuye mu nzu 300 mama ava muri Kenya araza turaturana
icyo gihe cyose twabanaga nabaga ndi gutanga amafaranga mu byo bakeneye twanatangiye kurana isambu mama ntamutegera moto yagendaga muri taxi voiture nkayishyura turi abakire birangira dukennye nahangaha naje rero nyuma y'ibyago twagiye tunyuramo byinshi ariko ako kagambane kariho hari n'andi makuru avuga ko nawe Nzizera yashatse gutereta ni kenshi cyane yaduteranyaga akavuga ngo ngenda mutereta mukuranya kantuka nkavuga imana yanjye ngendereta abagabo noneho ngeze nkazaya mufata amajwi mufata amajwi inshuro ya mbere ya kabiri ya gatatu nk'inshuro 7 zose ibyo byose uriya munyamakuru wigeze kuza no tugakorana ikiganiro niwe nabyumvishaga nkamubwira inti n'ubu bwose Nzizera uzi neza yuko yaba wenda atagira ikintu akora kibi cyangwa se atantesha umutekano reba uko ampamagara akambwira arangiza akantanya nawe mu rugo akavuga ngo ni njyewe umutereta noneho mukuru wanjye niba arafitanye nawe urukundo nta kamesaje k'urukundo wigeze ubona kamuvuyeho cyangwa wumva igihe baje kushaka kunkubita hano hashize iminsi nk'itatu banyiba telefone abantu bari hano imbere hano nahiyubiye telefone n'ibihumbi 200 ubwo nyine mu message wakiraga cyangwa tugambo wabwirwaga nta tugaragaza ko hari harimo urukundo hagati yawe nawe wenda ngo akore izo maguyi kugira ngo n'abakwigarurire isambi igende neza yitwaje ko atereta bite nuko wenda tubaga hafi namwitaga nka musaza wanjye hari n'utuntu nagiye nshishaho kuri YouTube note kuri YouTube kuri Facebook nkavuga ni Nzizera ni brother wanjye tuvuye mu ruhango gusenga yagiye gufata yo mama hari nuko nyine namonaga nka musaza wanjye ariko umugambanyi mubi w'umugome ko nari nzi stories nari narumvisha amakuru ubupfukamunwa yabari negahongayire na barosa muhando nkavuga ariko buriya ko ari umuntu mubi ubu ngubu ntabwo ari cyo udushakamo ibyo byose nabimubazaga tuvuye no gusenga nkamubwira byagenze bite yambuye abubupfukamunwa mu gihe cya corona yahise abona ko ubupfukamunwa bugezweho ashinga company ikora ubupfukamunwa iyo ashaka kwiba abantu akora ikintu kiberanye n'ibyo agiye kwiba niba ashaka kwiba banke ayikorera ibyangombwa byo kuyiba nyine niba ashaka kwiba umuturage nyine umukecuru amukorera igishimisha umutima we kugira ngo amwibe niba agiye kwiba abajene aba umujene akaba umusirimu agasirimuka akiba abasirimutse hanyuma rero ahangaha nshaka noneho tugere Nzizera aravuzwe cyane Nzizera aravuzwe mu bibazo byanyu Nzizera aravugwa mu bibazo bya Nyaruguru aravugwa mu bya Gicumbi aravugwa mu by'amabanka noneho kugeza uyu munsi nk'umuntu uzi Nzizera turagira ngo umuduheho amakuru ibi bintu byose bimuvugwaho noneho uyu munsi hari hagezweho ikintu kijyanye n'imanza yagiye atsindwamo akanakatirwa ariko kugeza ubu ngubu ntiyigeze afungwa ariko no kongera kuzisubirishamo biragera ku munsi wo kuburana ngo rurasubitswe byagera ku munsi wo kuburana ngo icyumba yaburaniragamo cyabuzemo umuriro w'amashanyarazi ku nshuro ya gatatu n'uyu munsi bavuze ngo rurongera rurasubitswe impamvu itazwi ubibona ute ataranca ku isambu yacu hari abantu bakomeye babimufashamo yagejeje mpari ari urukiko yahageze mpari aranamunyereka ngo uyu mwana nawe ni wa mukecuru uwo muntu mwakabyaramwe muri Bibiliya muri Izayi murongo wa 10 kuva kuri 1 kugera kuri 4 ndahamutuye ko yuko umuntu urenganya imfubyi n'abapfakazi n'abakene akabatwarira ibyabo akigira imana nkuru ngo imana nkuru nayo isaza imwereke nukuri narekeraho ngakurengera igisambo kuko ari kumwaza u Rwanda ari gusebya u Rwanda ngewe abantu bakomeye bahageze nkihari nyigendana na Nzizera kuko twaragendaga tukahirirwana n'abaturage babihamya none n'amafoto twafotoraga ko yarari gupima n'umuhanda ngo yatsindiye umuhanda wo kuzahubaka kaburimbo muri kilometero 2 ibyo byose tubipima abantu babaga batubonana hamwe nabaza kureba ibibanza hari abahageraga akavuga ngo nabaguzi ibi bibanza ariko hariho n'uwo mu rukiko ukomeye cyane wahageze ntabwo namuvuga izina ndamuzi ariko narekeraho kurengera umujura oya kuki utamuvuga se kandi arimo kubarenganya ni greffier ni perezida ni umucamanza basi kuko iyo ufite ukuri kwawe kandi ibingibi nugira ngo kuko abantu bamisobanukirwa ni nayo mpamvu twemeye tugateka tukazanga kugira ngo kuri byinshi bigenda bivugwa Nzizera abantu bamaze kumenya uwari ariko nawe amakuru bukamya bwawe amakuru ufite nayahe uwo mugabo yahagejeje nibuke ko namubonye ariko muri aka kanya ndi kurengana nta karenganya kandi abifitemo uruhare kubona abanyarwanda barengana agatwikira korosi imanza za Nzizera Aimable akamuhishira ikibaba hano ni makubitirwa nkahicirwa
nta mugisha azabibonamo. Nadukiza igisambo kandi nakora ubutabera bumukwiriye, narenganura abari kurenganira mu nkiko, narenganura abantu bazana imanza bakazicibwa nabi kubera indambi. Nibareke indambi, bareke guhohotera abakene. Ndi umukene, ndi umubyeyi w'abana 2, nyirinzi ari kubaka, arashaka inzu ye, simfite aho kuba, nakabonye aho kuba, kandi igihe cyararenze cyo kugira ngo isambu yacu tube turangije kuyiburanira. Ubu kano kanya ndi gusembera, ndi mu nzu, nyirinzu yananiwe kunyirukanamo, ari kunyubakira hejuru avuga ati ntufite aho kujya, ariko yaba utari umuntu w'umukristo narinze ntakawe narakwirukaniye hano, nakawe naragukuye hano. Urasembera ubutaka bwa so buriho miliyari 3. miliyari 3. Ndi hano mubona amabuye bakubita hano mpari, bakubaka muza abantu bakanari inyuma harubatswe mpari, idirishya ryanjye bakarimenaho ibisima byose, ibintu mu nzu bikanagira ibibazo cyane rwose, inzu igatigita. Ndi hano mbabaye nyine ndi hano mbabaye. Ariko zo tubwira cyangwa se mu gikari ntacyo abadukurikiye, reka bumve ko harimo umuntu ukomeye. Uwo muntu wo ku rukiko arazwi, sibyo? Arazwi mu gikari kuri ribu ndabazi, kuko twavuganaga nawe, ndabazi abantu bamufasha bamurengera, ndamuzi cyane kuko hari igihe twabaga turi kumwe, noneho n'abakoresha bose ndabazi. Bose urabazi. Ariko ndagira ngo serva ndayamubwire ko mu gikari ari bubaduhe, araza kubaduha, araza bafite isaha n'isaha uko dushaka kugira ngo ukuri kujya hagaragara, bizamenyekana mu bindi biganiro. Ariko ndagira ngo nanjye wumve uburemere bw'iki kibazo serva. Ariko uratekereza ubushize ajya kuburana uru rubanza urwo basubitse uyu munsi, nabwo barusubitse umuriro w'amashanyarazi ngo wabuze ku cyumba cy'urukiko hariya, urukiko rwisumbuye rwa Nyarugenge. Ni gute hari n'amajenereta, abaturage imbere bari bafite umuriro, urukiko rubura umuriro, urubanza rurasubikwa. Icyumba cye gusa nicyo cyabuze umuriro, abandi barakomeza baraburana. Icyumba cya Nzizera urumva uyu munsi nabwo hari amakuru avugwa yuko urumva uyu munsi yazindutse saa 11 aragenda yarageze ku rukiko saa 1, arabanza kuganira n'umwe n'umushinjacyaha ufite dosiye ye umushinja, ari nawe umushinja. Barabanza bagira uko baganira, ngo yahavuye ajya kuri Ecobank ajya gushaka amafaranga kugira ngo agire abantu acecekesha bafite ubukana muri iriya dosiye mu baregera indishyi. Ubwo ndagira ngo mwumve uwo mugabo Nzizera hamwe nkomezanya na Solange. Sura, uyu munsi rero umuryango bimeze bite? Ese nta nyuma y'inkuru zikozwe abantu bakanagaragaza ibi bya Nzizera cyangwa se n'ibyo agenda avugwaho, umuryango urabona se hari uburyo ugenda wiyunga cyangwa se ku buryo wasubira nko mu rugo mama akagira uko akubona? Mama naramusuye mukuru wanjye niwe wanyirukanye, yaraje nta n'iminota 10 nahamaze, nahise anyirukana ntegereza umuntu wo kuza kumfata hanze hashize iminota 40. Vuga ngo mukuru wanjye ntashaka ko mama tumutwarira ukuri ngo akumenye, tuganire nawe amenye ibibazo dufite, ahubwo atwigizayo. Mukuru wanjye arashaka kugira ngo mama akomeze atamenye ibiba hanze n'ibyo Nzizera akora ibyo ari byo byose. Ko mukuru wanjye aza kantonganya cyane, yabanje gutonganya mukuru wanjye mukuru kuri telefone yanjye, amaje kumurangiza kumutuka no kumubwira nabi, ankurikiza ngo nisoka atankoreza ameza. Ndi umuntu uri kubura umwaka umwe ngo ngeze imyaka 40. Sinkirwana, ndi umubyeyi wabyaye abana b'abakobwa bagomba kureberaho urugero ko ndi umumama mwiza. Ese uwo mukuru wanjye ufite ubwo bugome n'uwo munwa mubi n'ururimi rubi n'imigambi mibi, kuki yabona nje kwegera mama yashaka kuganira nanjye yabyifuje akantandukanya nawe? Urumva ko na Nzizera bafite imigambi mibi wo kurya iriya sambu. Ariko se ni wowe wahinduje amazina? Wahinduje amazina? Nubwo ashaka kurya isambu na Nzizera nawe arashaka kuyimurya akayibura burundu. Waba yumva ko Nzizera ari umuntu woroheje kandi umukunda, ariko Nzizera yamukunda ntari kuza kwirirwa ntereta. Nzizera yaba yari umuntu utinya Imana n'abantu, ntari kwirirwa avuga amagambo yose Theo yumvishe yanganirizaga anshuka, ubona koko naye ndi umuntu ushukwa. Nzizera iyo ntamurota pe ni umuntu ushuka namuteka mutwe ku buryo utanamutahura, ariko mbere yo guhura nawe narose ko mukuru wanjye afite umuntu ari gutembereza isambu w'inzo y'umugabo, ngo kandi Imana irakariye w'umuntu mubi. Ngo umuntu rero ngo ntabwo ashaka ko tubona iyo sambu,
niko narose mukuru wanjye wundi mahoro mbimubwira avuga ati ubwo nabapfuma ajyamo ndangije ubwo numva ko ari abapfuma Imana yanga izira kuko nyewe narumvishijwe irimbwira ngo kandi uriya muntu uri kumwe na mukuru wawe Imana iramuzira urunuka yaramuzinutswe burundu. Bivuga ko Nzizera rwose mu iherekwa ryawe wabonye ko Uwiteka yamukuyeho amaboko ni nka Sawuli. Ubu rero umuntu akibaza ngo ariko wamugani duhe story guhindura amazina kwa mukuru wawe yakiyita yandi ibyo byagenze bite? Numvise ngo hari niranga muntu yacurishirijwe ibyo bintu byo hari uko bifite. Mukuru wanjye nyine ubugoma dukorera bwose niba ari nawe woheresha abo bantu guhindura irangamuntu yabikoze hari ibyo yakoze nyine byatuma ahindura irangamuntu si n'ibyacu byaturebaga byaramadegaye ku giti cyakorera abantu. Ubwo niba nabwo yarashatse kohereza abo bantu na Nzizera ngo bankubite namenye koko ibyo byose Imana bindokoye. Ariko niba byagenze bite rero yari yakoze iki? Yari yakoze iki gituma ajya guhindura amazina akanabona irangamuntu? Yakoze ibintu nk'ibyo ashaka kunkorera ngo bankubite. Uko yohereje abantu ngo baze bansange mu inzu bankubite mukuru wanjye wambaye n'amafirishiniya. Uko yakoze ibyo bintu uko yakoze yashatse irangamuntu agahinduza irangamuntu amazina yarashakishwaga kubera ibintu yari yakoze bamuhiga. Ubwo ni ibiki? Ntabwo njya mugambanira pe ariko niyitondaho ari turabavandimwe ashaka kurya ashaka kubeshyera amazina nyakuri nayo ngayo wambaye n'amafirishini. Hanyuma we kuyindiraga umuntu akitwa nditwaga Ikirezi Sonia. Kuyindiraga umuntu akitwa Ikirezi Sonia. Ari nayo mpamvu natangiye mburana isambu ya data adahingukaho babaza amarangamuntu. Nkayiburana uyu munsi wa none Nzizera akamushuka akajya ku mbuga nkoranyambaga kugira ngo baturye bakibagirwa ibyo nabanje kwitangamo byose. Ni ngewe wajyaga ahantu hose hakwiranga muntu yuzuye y'ukuri ku babyeyi banjye. We yise Ikirezi Sonia. Ese ubwo byagaragaraga ko ari umwana wa Nkunda Banyaga mu myirondo byose nta na kimwe cyagaragazaga ko ari uva kuri twebwe. Ubu se akoresha iheranga muntu? Akoresha none yuzuye barayimushakiye ubu simbizi gusa ari kundatira n'abayimushakiye arabavuze abashakiye mukuru wanjye yoranga muntu bamenye ko nabo bakoze neza cyangwa se nabi bitewe nuko yanyiraseho akanyikaragaho avuga ngo twebwe twaramuvuze kandi sindanamuvuga. Sinigeze muvuga kwa Yongwe nari navuze Nzizera ariko avuga kandi hose ngo ngenda muvuga. Kwa Yongwe navuze Nzizera ko ari kudutwarira isambu ko yatangiye kuyigera amajanja nayipima ari gusiza ntabizi tujyayo nibwo bagukubitaga. Mukuru wanjye ngo ngiye naramuvuze wambaye n'amafirishini sinigeze nkuvuga sinkwanga ariko umeze nka Gahini igihe yashakaga yagambaniye Abera akamwica. Mahoro Teresa nta kwanga no mara Olive uratuziza iki ko nta kibi twagukoreye ari weho mubi ukora ibyaha byinshi uraburindi na Nzizere Mabure. Hanyuma rero umuntu akibaza ngo ukurikije abari inyuma ya dosiye yanyu bashyigikiye Nzizera uburemere bwabo bumeze gute ku buryo wenda ushobora no kuvuga uti twarihebye nta n'ubutabera tuzapfa tubonye? Abo bose bamufasha natwe hari abadufasha nk'ubwo ibyangombwa tujya kubibona nuko badufashije. Abadufasha ahubwo bari kubaseka cyane abari inyuma Nzizere Mabure banategereje kureba ko mwisubiraho kuko ibyo mukora byose mubabaza rubanda rugufi. Hari izindi nzego ziri gushaka kumenya ukuri kw'ibyo muri gukorana na Nzizere Mabure kandi abadufashije n'abaduhozeho na mbere mama fungwa nibo babigiyemo nibo babigizemo uruhare. Ariko mushuka mama mukuru wanjye na Nzizere Mabure bashuka mama ko ngiye amakuru yose nyakura mu bagambanyi. Nta mugambanyi umpa amakuru y'ibyacu wampaye impapuro zerekana ibyacu. N'abantu bashaka amahoro bifuzaga ko mama atandukana n'igisambo cy'ingegera. Se kuki ucyita igisambo cy'ingegera? Nuko mperutse kujyo mama yavuze ngo ngende bampe 300 nyuma yo kumwereka ko ibibanza bye byagiye. Nzizera nsinyisha 200 mama mwaje ati kuki utaye Solange amafaranga 300 yishyura inzu. Nzizera itavuga ngo ngiye nasinye 200 ku bushake. Bukeye mu gitondo ngiye gushaka y'abana nishyura school fees nabanje nshaka 450. Mama aravuga ati Solange 270 kuko nina nayabonye. Ariko mama wawe ndumva agira birangira Nzizera mbwe ngo nsinyira 140 muri 270. None se ubwo urumva ubwo atari ubugegera. Ariko se ubundi ko numva Nzizera hari n'ibyo bafasha. Urumva niyo umuntu ashobora kuguha amafaranga y'ishuri ry'umwana murapanga se kimwe kigura miliyoni 30 ibibanza 9 agurishije bibarureba amafaranga aturiye. Urumva ni umukecuru yavuze ati
Solange nk'umwana wanjye nimumuhe udufaranga ajya kwishyurira umwana ishuri. Noneho ubwo urumva Nzizera araza akanayapyeta nawe umubyeyi buriya yavuze ati mumuhe nawe akanayapyeta nawe ntayamuhe yose. Hanyuma ibyo bibanza byagurishijwe angana gute, mwebwe nk'umuryango mwabonye angana gute nk'umuryango? Simpazi gusa bampa ibyo byemezo byose by'uko ibanza byagiye, yitabye riba avuga ko mama amuhaye uburenganzira bwo kugura no kugurisha. Ntabwo twebwe tuzi ubwo burenganzira, nta nubwo tuzi aho yabukuye. Nk'abana b'umuryango ibikorerwa mu isambu ya data nta na kimwe tuzi. Ariko hano hari akabazo k'amatsiko ngiye kubaza. Niba muvuga ko yagaragaje ko ribu yagaragarije ribu yuko umukecuru yamuhaye uburenganzira bwo kugurisha, mwebwe mubwiye urwo rwego rwitwa ribu, donc rubasobanurira ko donc iyo Nzizera asobanuye gutyo bigaragaza ko uwo mukecuru yashingiye kuki ku buryo abana bari bafite uburenganzira kuri ubwo butaka bwo batamenyeshwa yuko ibyo bintu bigomba kugurishwa, byibuze n'ubwo burenganzira buhabwa Nzizera ngo namwe mubigiremo uruhare mu kubumuha. Amategeko aho yatuganishije ni ukurega, kandi tureze mama yafungwa cyangwa se yahura n'irindi hungabana. Sinshaka kurega umubyeyi wanjye, ndanga umubyeyi wanjye hari yibwire ko ntari umugambanyi unamwanga. Ndakennye, ndababaye, ndi mu buzima bubi, ariko icyemezo bose bavuga bafashe n'abari badushyigikiye kudushakira amakuru y'ibyacu bikarangira bimenyekanye, baravuze ngo mama niba atitandukanyije n'umujura, niba adashaka gutandukana n'igisambo, ubwo nyine turebe igikwiriye dukora. Barakitubwiye, dusanga turamutse tubikoze gutyo byagwa nabi umubyeyi wanjye. Byagaragara ko bakoranye ayo manyanga. Byagaragaye ko yuko bashyigikiye igisambo, bazi ibyacyo, kandi noneho n'urwego rw'igihugu rwari rubiri inyuma ruri kumfasha. Noneho mama amera nkaho nyine yagwa mu byago ndamutse nkoze ibyo. Ariko nanone hari Serva, buretse gatoya. Ese uriya mukecuru mu byo wenda nakunze kumva nuko ngo Nzizera ngo yagize uruhare ngo mu kumufunguza, sibyo? Nibyo bivuga. Yafungujwe n'abakidufasha n'abakimenya ngo Solange bimeze gute. Ntabwo yafungujwe na Nzizera, nta n'uwamusuraga. Mama y'amageragere bampaye nomero yo kugira ngo twereze amafaranga. Ndayitanga, nyihereza abavoka, nyihereza Nzizera, nyihereza umukuru wanjye wambaye n'amafirishini. Ni ukuvuga ngo mama ajya no gufungwa nijya ahoraga umugemurira igihe cyose abereye hari igikondo. N'uwagemuraga yaba ari umwana we cyangwa umugabo mukuru wanjye, nijya amuhaga amafaranga ntimuteke mugemurire mama, nagize akazi. Mama namwitayeho, n'abapolisi b'igikondo barabizi, kugeza igihe agirera uko arebeka nk'intama ni ikirura. Nzizera akora ibintu bidasanzwe yicecekeye kandi yitonze. Ni umuntu uzi gushushanya abantu cyane, ni umutekamutwe wagira ngo abyigiye Uganda cyangwa se muri Kenya. Nibo bateka imitwe cyane. Umuganda gutekeye umutwe ntushobora kumuvumbura. Hanyuma wenda uretse ibyo hari andi madosiye se bundi wagiye wumvamo Nzizera ku buryo wamushingiraho muhamya ubwo butekamutwe? Hari andi madosiye uzi wenda yo ku ruhande rutari rw'umuryango wawe? Amadosiye yarahari, banyeretse n'ibintu bitandukanye yagiye akora. Ndabifite muri telefone. Nk'ibike? Mfite aho yagiye aburana nyine, aho bari bamutambikanye, aho yagiye kuri polisi akahava ari uko yishyuye, byose barabinyoherereje. Ngiye ikibazo nakwibarizaga, nashaka kumenya igihe muvuze muti biragaragara tugiye mu mategeko yuko n'umukecuru yabizamo kubera ko birabibanza kugira ngo bigurishwe, habayeho ubwumvikane bwa Nzizera na mukecuru. Byaba Nzizera yaramurushije ubwenge akamurashashe kunkubita, mukuru wanjye yamanutse aza yikarakasa, ngashe kunkubita, ngashe kunyereka. Narageze koko nagendo nyandagaruka, mama ari kuvuga ati genda mukuru wawe aguhesha amafaranga. Mageze nsanga ngo Nzizera agiye gusenga, mukuru wanjye ashaka kunkubita, amufata amaboko. Ese burya Nzizera ni n'umurokore? Burya Nzizera arasenga? Tegeza abantu bagiye kubona akantu turi kurwanira Kicukiro hariya Sonatube. Abagore babiri hejuru y'ubusa, hejuru umugabo wenda abanyanga kubera umugabo we namuteretaga, ariko ngiye mu by'ukuri ndi umukristo simvanga. Ariko wanamutereta Nzizera Yesu ntabwo kifuza gufata umuntu. Ariko wanamutereta Nzizera nabonye ari bogara. Nase buriya umubiri sindebe uko ahagaze, iyo sura irimo shitani nta kintu. Niyo ndi kumwe na Nzizera iyo twicaranye, banumva ameze nk'uwicaye mu muriro utazima. Banumva ameze nk'uwicaye ahantu hari umwanda, banafite amahoro. Hari aho basomye message, hari umunyamakuru abonye message arayisoma ku Rugendo TV. Uko yuko yari ari kunyirukana mu modoka. Icyo gihe tumaje gutongana nkinjira mu modoka ye ku ngufu, naravuze ni Nzizera ntuhagurutsa n'imodoka utanyishyuye ngo nsohokera mu modoka. Ibyo namubwiye arabizi, n'abo bantu barumvaga.
ariko nkubwiza ukuri ko nta kintu cya Nzizera mba numva najyaho cyangwa nafataho cyangwa nakiyegereza. wenda sinzi niba hari ibindi ugifite byo kubaza ariko wenda twerekeza no ikiganiro ku musozo. Ubushize ubwo twari twagiye hariya Kicukiro ku isambu yanyu njye narahavuye nkubitwa n'abantu bataramenyekana n'ubu, nawe umbwiye yuko iryo joro baguteye, none turongeye tugaragaye mu kiganiro, ubu nta mpungenge ntabwo ufite cyane ko nabonye nta n'igipangu ufite. Nta kibazo uko baje bazagaruke, yabasubijeyo iracyareba ntabwo isinziriye, bazagaruke hano nyine ntabwo uterwa no kumari kubw'Imana no ku burinzi bwayo. Abanteye icyo gihe bagukubise we bakaza ntibambone, bazagaruke uko basanzwe uburinzi bwanjye buhari, ngiye basanga ntabwo bazasanga hari ubusumbirije. Ariko reka mbabazeho ikibazo mwembi, koko mwari mwahuriye ku kibazo umunsi umwe, yego mwagiye no ku isambu mwanabyiriwemo, ndabyibuka, buri wese atashye umwe arakubitwa n'undi arasurwa ntibamubona, ariko murashingira kuki muhuza ayo makuru mukavuga yuko koko Nzizera n'umugome ku buryo agera ku rwego rwo kuba yatega imitego no kuba yagutumaho umuntu ugukubita? Ko bayiteze Theo yarazi impamvu zose ziri kwenda zivuka, yanze kunyumva. Ngende umukristo, abanyumva banyumve neza, sinjya mbeshya. Kubeshya ni se kinyoma, ubukorera na shitani yubeshya ni ubugukoreramo. Ariko kuri mwamashe kukubona, Nzizera ni umuntu ushobora kwica umuntu akoresheje n'abandi bantu ariko ari w'igitekerezo cyatanzwe. Nzizera ni umuntu ushobora kurya umuntu akamurya n'abandi akoresheje n'abandi ariko igitekerezo ari ushoreye iyo ntego. Nzizera ni umuntu ushaka no gufatisha iki gihugu cyose, ari ubiri inyuma ariko umutazi nuri kubikora. Nzizera ni umugome mu rwego rwo hejuru, Theo nawe yarabivuze. Arongera avuga ati Nzizera ni umugome, na mukuru wanjye wambaye nema Virginia ni umugome mu rwego rwo hejuru, ntashobora kubereka. Imana nyine niyiza abo bantu ko ari babiri. Mukuru wanjye wambaye nema Virginia ni umugome mubi cyane. Ari Nzizera Mabure nawe ni umugome mubi cyane, kuko bose boreka imitima y'abantu benshi, babahemukira abanyarwanda ntacyo babatwaye, bari guhemukira igihugu cyatubyaye ntacyo cyabatwaye. Umubyeyi wacu yaduhaye isambu yacu, Nzizera yiduhaye niyo biri kwitirirwa. Aravuga ati mukecuru nafungurwe, yohereje abakora akazi ke baragakora, mama basanga nta kibi yakoze baramufunguza. N'abaturage barampamagara agati hano hari abantu baje kubaza amakuru yanyu kuva mbere ya jenoside, bameze gutya na gutya. Kuri uyu munsi ko nabyitirirwa Nzizera Mabure ngo nafunguje mama, niyo muhesheje iriya samba ari nge wirirwa guyiburana, ntamuzi ntaranamubona n'ijisho ngo mukubitishe ijisho na rimwe. Abaduhahesheje isambu n'abavoka, n'umukuru w'igihugu, n'abavoka ba mama, n'ubushake bw'Imana kwanza, ni Imana, ariko ntabwo ari Nzizera Mabure. Kandi n'uwafunguje mama n'uwitaye kuri mama ubuzima bwe si Nzizera Mabure, ahubwo Nzizera Mabure yaje aje kuturangiza. Hanyuma wenda nakandi kabazo kamwe nasigaje, waruvuze kuri Theo. Ndibuka muva hariya aho dukorera ndetse na Dantoni mwe mwajyanyiriya n'ikiganiro kirakorwa, mu bantu baje banasubiza bakora ikindi kiganiro gisa n'ikirwanya ibyo mwavuze, bavuga ko muri guserereza umukecuru ni Theo yaraje nawe aza guhita akora ikiganiro kiri contre, bivuze yuko yari kagapfunyiko ka Nzizera nyine amubwiye ati akira agenda ukore. Ndagira ngo nibaze, nyuma yuko mucuti we wamutumaga kubaharabika no kubashwanisha na mukecuru no kugaragaza ko mwebwe ari mwebwe muri guteza ibibazo, aba mugarukiye nawe akamushyirishamo, yaba nta kwicuza bafite? Ese ntabwo yaba yigeze kuvugisha byibuze agusaba imbabazi? Ariko se wenda nabamubeshya ibyo namubwiye, abanza kwemera ari uko abonye. Ubu yansabye imbabazi no ku makuru yatanze agisohoka muri gereza yarabivuze. Theo rero kuko nanjye ubwanjye ntararose Nzizera ngo muvumbure hakiri kare, namaje kubwira bari abantu bose sinasinya ibyo ari gudusinyisha, bose babisinya, ariko nari mfite ubwoba bw'ibyo narose kandi ndota ibintu bikaba. Nuvuga ngo Nzizera Mabure utamuzi utamweretswe n'Imana y'ukuri, wamuyobera uzi ko ari umushumba w'Imana, uzi ko ari umutagatifu wigendera ariko ari sekibi. Ni ukuvuga ngo Theo yari yaguye mu bishuko bya Nzizera, yamwishushanyijeho arangije amuhemukira amwereka inzira imwe natwe. Rero nuvuga ngo Nzizera target yarashaka kurgira sambu wenyine, arashaka gukoresha mukuru wanjye yaba igikoresho cye, nyuma akazamutabera bwanyu mwawuhabwa nande, mwifuza iki, n'uruhe rwego mubona rwabafasha?
urumva urwego rw'igihugu uruhe rwadufashije muri byose bakatugezaho na biriya bindi twavumbuye amazina n'icyangombwa cya mama uko byari byahinduwe amazina na buri kimwe rutufasha muri buri kimwe rwahamagaye ku kagari ku murenge ku karere bakabidufashamo ko n'ubundi bajyaga bampamagarira abantu batandukanye nkumva barampamagaye bambwiye ati ngwino turagukeneye ababidufashamo babidufashijemo nanone umuryango ukagabana neza mu mahoro ku isambu twahawe mu mahoro ko yuko ngubu yabaye nkaho nta muntu wayiduhaye kandi nta n'umuntu ureba ibi bintu ngo avuga ati aba bantu n'abakemura ibibazo ubu byagenze gute. Ese bigeze ko mperuka bari gusiza byarahagaritswe ubu nyine sinzi ibyo bakora ntabwo muri makenya ngewe mba ntegereje ngo mukuru wanjye byibuza namvugisha avuga ati muvandimwe ngwino nta kintu mukuru wanjye ajya mbwira sinzi igikorerwa mu isambu ya data. Hari amakuru avuga ko ubundi umukecuru yatanze 50% aribyo by'ubutaka Nzizera nawe ngo akaba azubakamo inzu zo kugurishwa cyangwa se niba ari gukodeshwa simbizi akajya abonaho 50% ari 50%. Uyu munsi ngo isambu ishobora kuba yaranditswe mu ntuza muri kampani kampani yitwa Amarebi. Umutungo wanyu baruye ku Marebi state ya ubwo bivuze ngo aba bantu umukecuru aranashaje agize gutya gasaza nyine Amarebi yaba yegukanye sibyo nk'umuyobozi wayo. Ndamenyesha abantu bose batuye hariya nyine nk'umukuru w'umudugudu uwo ku kagari ku karere ibyo bibazo ko babihagurukira bakareba ukuntu turi kurenganira muri uru Rwanda. Ese u Rwanda n'urwo kurenganya cyangwa n'u Rwanda rwo kurenganura abantu? Ese ni umukuru w'umudugudu aramenye icyo kibazo uko giteye wenda hari n'abanyoherereje akansuzugura wenda kananteranya ati wa mukobwa dore ampamagaye ambwira atya kuri ubu ngubu yarebye ukuri aho kuri na target y'ibiri gukorwa byose akavuga ati reka nere guhemuka kuko ari guhemukira n'u Rwanda ko n'aya makuru bavuga ngo ni Nzizera agomba kubishyura. Ese baba barishyuwe? Twebwe Nzizera aje avuga ngo mama sinyira ibintu byose ko bagiye gufatikanya agiye kumwishyura abavoka agiye kumwubakira inzu muri Kigali igerekeranye etaje cyangwa se akayimugurira ngo tukazabona isambu ibyo byose turi abakire ngo ngeramo business n'abakuru banjye. Ariko isambu twayibonye umwavoka nta numwe urishyurwa ntawe yishyuye abavoka bose nta numwe yigeze avuga ati mwakira amafaranga dore nagurishije ku bibanzi binibi none mwishyurwa amafaranga. Nta numwe urishyurwa nabo yabashyizeho ururimi nyine anabaka